mureke mbabwire ahantu duhagaze Imana ishimwe, ariko si uruhare rwacu, ntabwo ari uruhare rwacu, ni imirimo y'ukuboko kw'Imana. Haleluya! Reka mzemere uri mu kazi kuko wize, ariko abamunganya amashuri bose ntibakora aho ukora. Reka tubyemere ugeze aho nyine kubera ko ugira office, ariko se mwarimu wo kwigishije ubu yicaye mu yihera. Tuvugisha ukuri, uretse kwibagirwa namwe nimusubiza amaso inyuma, urambara isutu ugasyutinga Kigali watambuka tukakwita patro. Ariko ibuka kera hari akantu najya nibagirwa, ababyeyi baravugaga ngo turayikuguriye uzayikuriramo. None uyu munsi uragenda ugashaka kari kuri taye. Joshua arabanza arabibutsa. ihorere ribaruwa riraye. Igitondo agakabutura ka kaki, inkweto nta bodaboda, ikirenge kwibuye. Ibyo nabyo byakoraga umuntu ugira isuku. Ibyo nabyo byari iby'umuntu ugira isuku. Abandi banyuraga mu rume uko hatagiye ibyatsi tayari ubwo arakarabye. Joshua arababwira ngo aho hose twahanyuze kubera ukuboko k'Uwiteka. Haleluya! Twahanyuze kubera ukuboko kw'Imana. Arababwira ngo nimusubize amaso inyuma, murebe hakurya ya Rwarusi, murebe, subiza amaso inyuma. Ureba ugiye gukora mariage hakurya ya Rwarusi, reba umaze gusama inda, reba hakurya ya Rwarusi ukiri ku iseta. Arabwira ngo nimubanze murebe, subiza amaso inyuma. Subiza amaso inyuma ubanze urebe cyo. Aravuga ngo ni ukuboko kw'Imana kwabikoze. Kona tukabona burakeye tutazi ibyo ari byo, ukize imiti ya muganga yarananiranye, ariko Imana ni igitangaza. Haleluya! Nta nzira Imana igize. Mu bibazo mujye mubanza mubaza Imana, tumenyesha umugambi wawe. Imana ishimwe. Mose twihuta aragenda, agera igihe Abisirayeli baracumura, iramubwira ngo ndabarimbuye. Mose abwira Imana utyoya, bavuga ko wananiwe kubashyitsa aho bajyaga. Abantu benshi bajya bagwa bakagira ngo Mose yagiriye Imana inama, Imana irazumva. Imana ntigira inama, y'ubwayo wayiyigisha ariko wowe ntiwayigira inama. Mose yarahiye ku bugingo, aravuga ngo nubica unkure mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo Imana idakoma ku bugingo bw'utayicumuyeho. Iramubwira ngo ihorere, uwo nkura mu gitabo cy'ubugingo ni uwancumuyeho. Ariko musome Bibiliya iravuga ngo igenda ibica ruto. Umuntu wacumuye ku Mana ikuniga byoroheje. Ikintu Imana yakoze nuko yakuyeho systeme ituma bose baborogera rimwe, ariko iramunihura igakuraho. Ubu Imana ifite ukuntu igenda igakora akantu. Hari ikintu Imana itazigera ireka. Ntabwo Imana izigera ireka gusohoza ijambo yavuze, ntabwo bishoboka. Abantu barabibona kugeza ubwo bene Kora babizirikanye, bari no ku ngoma ya Salomo. Baravuga ati uyu ni Uwiteka, tugomba kumuramya iteka kuko yakoze ibyo yagombaga gukora. Nihute rero. Mose, Abisiraheli baza kubura ibyo kurya bari mu butayu. Abagabo baraza babwira Mose ngo duhe inyama. Ntimugire ngo bari bakumbuye inyama. Bashumba banje, ntabwo aba bagabo bashakaga kurya inyama. Oya, ahubwo bashakaga kurakaza Uwiteka ngo barye ibitambo, nibabura ibyo batambira Imana basubireyo. Nicyo cyatumye babwira Mose ngo duhe inyama. Nicyo cyatumye Imana izibaha, zibanyura mu mazuru, zibagwa nabi. Nuko bari bazisabye kugira ngo barye ibitambo bihari, bababaza Imana ntibongere kuyitambira, basubira inyuma bajye gukorera za mana z'abanyamahanga. Ibyo byose Joshua yarabirebaga, areba aba bantu, aravuga ati aba bantu sinzabagezayo, mureke mbabwire. Nsoza, umwana w'umuntu aragoranye uhereye kuri njyewe. Kuri nde? Reka da. Uhereye kuri nge. Urakoze. Uhereye kuri wowe umuntu aragorana.
umuntu aragoranye. Nimutangazwe n'umuntu Yesu yakirije umwana. Umugabo Petero ahunguye ugutwara aragukata, Yesu araguterura gucomekaho, bareba bareba, barangije aramubwira ati tugende. Umwana w'umuntu aragoranye. Nawe uza ahantu Imana igukuye. Nimusoma iki gice cya 24, Joshua yarabanza atondagura ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Aravuga ngo yadukijije Abamori, yadukuye, yaratwambuye, avuga ibintu Imana yagiye ibakiza. Aravuga ngo kugeza ubwo Imana yanaretse tubika intwaro zacu ntirwirwanirira, ikoresha amavubi, aragenda ajya gutera.